Turakomeje mu nyigisho zacu. Twatangiye icyumweru gishize inyigisho mu cyongereza. Hano iyo rero bashaka gukomeza ibintu babishyira mu cyongereza, kubera ko ngira ngo biroroha cyane kuvuga ibintu bimwe na bimwe mu cyongereza, wajya kubishyira mu kinyarwanda bikakugora. Kandi ngewe nigisha mu kinyarwanda, uretse ko mba nigije mu cyongereza. Mu cyongereza biranyorohera kubivuga, najya kubishyira mu kinyarwanda bikangora. Topic bahise ngo ni transformative encounters, ariko kugira ngo byorohe byumvikane mu kinyarwanda nabyise urugendo rw'impinduka. Urugendo rw'impinduka kubwo guhura n'Imana. Haleluya. Urugendo rw'impinduka kubwo guhura n'Imana. Murambi basubiriramo, abantu benshi bahuye n'idini ntibahinduka. Bahuye na pastori, bahuye na bishopu, bahuye na mwarimu, bahuye n'urusengero, ntibahinduka. Bakishimira urusengero. Urabizi hari igihe abigishwa ba Yesu bigeze kumubwira ngo ariko mwami, ngo urareba ukuntu uru rusengero rwacu ari rwiza. Arabareba aravuga ati ariko mwebwe mwirata ibidafite umumaro. Ati hari umunsi uru rusengero nta nibuye rizaba rigeretse ku rindi. Undi munsi arabatuma bajya kubwiriza ubutumwa, bagarutse baramubwira ati uzi ikintu, ubu twaciye ibintu n'amadayimoni yatubonaga agahinda umushitsi. Aravuga ati ariko mwabantu, nzageze he mbabwira yuko mwirata ibidafite umumaro? Mujye mwishimira ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kuko ibyo nibyo bigumaho. Haleluya. Hari n'ibindi byinshi. Urabizi buriya ku isi tumera nk'abana. Umwana umwe yabwiye undi, aravuga ati buriya rero, ati papa wanjye arusha papa wawe kwigisha. Undi aravuga ati papa wawe, undi ati reka nkubwire, ati papa arusha wawe kure ntibikurikirana, ati nta nubwo yamwipimaho. Batangira rero kugereranya uburyo ba papa babo bigisha. Umwana umwe aravuga ati yewe papa wanjye yageze mu gatuti, atavuga indimi zose zibaho, takabanza akigisha mu kinyarwanda, ati yageraho agahindura akajya mu gifaransa, ati yageraho akajya mu cyongereza, ati ku buryo nyine aragucanga. Kandi abantu ibyo bintu barabikunda. Umukecuru umwe yigeze kumbwira cyane, ati duheruka kugira misa nziza tukiririmba mu kiratini. Ndamubwira nti kagira nkuru, jewe kiratini narakize pe, narakize, ariko bimwe bigicengera. Ndamubwira indirimbo wakundaga ni iyihe? Ati hari indirimbo twajyaga turirimba yavuga ngo tede umraudamus, ariko ugenda biririmba mu kiratini kiri proper, kuko nanjye iyo ndirimbo ndayizi. Uburyo yayiririmbaga nibazaga ni kiratini, ni kinyarwanda, n'urundi rurimi, ariko akumva yuko byari byiza bakiririmba kibacanga. Mbye mubibona se? Abantu nshobora kuza hano nkabwiriza iyo akubita hirya akubita hino, abantu bakava hano bagati uyu munsi imbaraga pastori yararimo ntabwo mwari kuzumva. Kabura se byagenze bite? Ati hari imbaraga. Uyu muntu yahuye n'agasaku ka pastori, ahura na acrobatics za pastori, ariko ntacyo yahindutseho. Kandi abantu benshi ibyo bintu barabikunda. Ndabeshya? Niba mbeshya ubwo nuko mutagenze cyane. Umuntu akaza agahagarara hano uti ndebyemo hano mbona hari abantu Imana igiye kugirira neza. Come on. Kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru Imana ibirimo kutugirira neza. Nta kintu gishya uwo muntu aba akubwiye, ariko ndamutse nigishije gutya mwareba ukuntu mubikunda. Ngo ndarebye mbona hano, ese hano ubwo ni bandi? Ariko kubera ko wicaye hano urahita ubigira ibyawe, ubuye ati yigishije numva ari giye wavuga. Ibiryabarezi ni byinshi. Hari igihe rero duhura n'urusengero, hari igihe duhura n'umupastori, hari igihe duhura n'umuvugabutumwa, ariko ikizakubwira ko utahuye n'Imana, uzasohoka ntacyo wahindutseho. Ngewe nyambwira abantu, niyo ndimo gutegura ubutumwa, hari igihe ari giye kubanza gutsindwa mbere yo kwigisha. Ariko ibintu ndimo kwigisha abantu ko numva nanjye bifiteho ikibazo.
abigisha benshi rero kubera ko twize theology tukaba dufite na za Bibiliya rimwe na rimwe ndetse zidufasha zifitemo n'amakonkorudanse, kuko tuba dufite noneho na internet yaraje nshobora kugenda nkavoma n'ibyo abandi bavuze. Hari igihe nkora akazi ko gukora documentation, nkaza hano nkavuga ibintu byiza biryoshye ariko nanjye ntahindutse. Uriya muntu uko avuga ibintu byiza tukaba tubona nta kijyamo nawe ubwe, kubera ko nigeze kubabwira burya hari uburyo bubiri ushobora kwigisha Bibiliya abantu ntibahure, wowe ubwawe bagahura n'Imana, we ntuhure nayo. Ikigero cyiza ni umuhanuzi witwa Yesaya. Uriya Yesaya yamaze igihe kirekire ahanura, ariko reka mbanze njye kuri iyo ntuza ya Yesaya mbere cy'ukuntu Yesaya yahanuraga. Nigeze gufata igitabo cye ndimo kukiga, nabwo gusa ko uyu mugabo yarateye ubwoba. Kuva mu gice cya 4 umurongo wa 8 wacyo aravuga ngo bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi bakikubira imirima kugeza ubwo hatagira uhasigara mugatura mu gihugu mwenyine. Bazabona ishyano. Umurongo wa 11 bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha akaba ari cyo birirwa bakabirara inkera kugeza aho bahindura nk'abasazi. Bazabona ishyano. Umurongo wacyo wa 18 bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'ukuruza umugozi, bakurura icyaha nk'ukurura umurunga w'igare. Bazabona ishyano. Nusoma muri icyo gice cya 4 kugeza ku gice cya 6 harimo zababona ishyano 8 zose zireba hehe. Bazabona ishyano, bazabona ishyano, muzabona ishyano, muzabona ishyano. Ucye Imana iravuga ati aka kagabo gahora bakabwira abandi ngo bazabona ishyano, ko kazabona ishyano ryari. Noneho mu gice cya 6 Imana iraza ngo atangira ngo umwaka umwamuzi yatanzemo. Nanjye nabonye ishyano. Nari ndi mu rusengero numva marayika avuga ngo Uwiteka arera arera arera. Yabivuze 3. Umuhanuzi yikubita hasi ati ndapfuye nanjye mbonye ishyano, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye. Nirirwa mvuga amagambo, nirirwa nsebanya, nirirwa nkiritika, nirirwa nenga, nanjye ndi umunyaminwa yanduye kandi nturanye. Burya abantu barashakana, abanyaminwa yanduye bakunda abanyaminwa yanduye. Abanyamagambo mu Cyongereza baravuga ngo birds of a feather flock, ngo inyoni zihuje amababa ziragurukana. Mu Gifaransa bakavuga ngo kiso ressemble ça semble, ngo abasa baregerana. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ibisa birasabirana. Umunyaminwa yanduye ugenderana n'abanyaminwa yanduye aravuga ati nanjye mbonye ishyano. Imana iravuga ati sawa, nicyo nashakaga, be transformed. Urimo urasaba abandi guhinduka nawe utarahindutse. Ariko burya abantu duhagarara twicara hano imbere twari tugiye kujya tunyuzamo tugahindura Bibiliya ukavuga ngo nanjye mbonye ishyano, kuko natwe turi abantu. Ariko umuntu utarahuye n'Imana agahura n'idini yambara akora agakubitamo hano, narangiza hagira n'umugisha bakangira kanoni akubitaho akumutuku. Ayo ni amabara gusa. Asigaye nkajya ngenda akavuga ngo kanoni. Rero njye numva n'abantu ngo kanoni, nkabwira mwari muzi ko burya kanoni ari bitoya kuruta pastori, kuko n'umurayiki aba kanoni. Buri wese hano wicaye muri urusengero ashobora kuba kanoni, ariko mwese ntimushobora kuba pastori. Pastori ari hejuru ya kanoni, ariko abantu bahitamo kunyita kanoni naho kunyita pastori kubera iki dukunda amatitira adasanzwe. Nyine ngajye ngenda nkidunda ati je wumva nyita kanoni. Kanoni na munagani wa kanoni iki, ariko tukabikunda. Imana ishaka ngo duhindukire, icyo ne kugitindaho ko hari ibintu dukunda ariko bitadusaba guhinduka. Uyu munsi rero ubushize murabizi twize kuri Namani, umuntu wari umusirikare ukomeye w'umunyacyubahiro, ariko Imana ikongeraho ariko ngo Namani yari umusirikare w'intwari, ngo Namani yakundwa, yari umutoni wa shebuja, ngo Namani Imana yaramukoreshaga agatsinda urugamba, ariko yari umubembe. Iyi Imana ikuvuzeho ikintu ikongeraho ariko, ujye umenya ngo byabaye bibi. Yari umubembe, akambara ikanzu ye nziza, ndi pastori,
kanoni, dogita, hanyuma nkarenzaho. Imana ikandeba nataha ngakuramo ikanzu, nkakuramo ishati ya kora. Imana ikavuga ngo ariko iyo yongeyeho ari kumenya ngo hari ikitagenda. Iyo ugeze mu rugo uba wowe. Hari abantu beza hanze, hari abantu bubashywe hanze, hari abantu bagaragara neza hanze, ariko mu rugo Imana ikongeraho ariko. Halo, ariko kuko hanze twese twambara neza, iyo tugeze iwacu ndagarantisa ko ibyo ngiye kuvuga atari ikinyoma. Ninde ujya utera garde-robe, ayo nako ntuza robe de nuit, ubwo ndavuga mu badamu, buri munsi agahindura robe de nuit kandi akabanza kuyitera ipasi. Ushobora kwambara robe de nuit nka gatatu, ariko ndabona haba ari hano n'abanyesuku ntawe yambara gatatu utakereka. Oya, abagabo ushobora kwambara pijama kayimaramo iminsi ine. Sindambara ishati iminsi ine nikurikiranye. Ishati ndayambara, wenda nakwibeshye nashyira umunsi wa kabiri nayireba ku munsi wa gatatu nkabona iranduye, ariko pijama inde se buri mumbone mu gitanda. Iyo madamu hari, kuko madamu wanjye ajya agenda, uriya hari ingeso mbi abagabo tuba twarakuranye. Kera tukiri abaseribateri muze kungisha impaka. Jado wenda bizi arasasa, akiri na muto yarasasaga. Ariko jewe nari mfite ingeso mbi, iyo navaga mu gitanda niruka. Ndavuga cyane ubwo natangiye kuryama mu gitanda ariko tugiye sogonderi. Twari dufite abitide yo gusashisha amano. Kubita ishuka hepfo ukarifatisha ino ry'ibumoso, ugafatira iry'uburyo ugakurura hasi ukirenza ukarya mugasinzira. Abatarabikoze ubwo nuko batize sogonderi. Ariko nuno munsi njya kwisanga iyo madama adahari, haba ubu niko ninde uri bumbone ko najashishije amano, kubita meno nkamanura, kubita meno nkazamura. Kubera iki? Ndi mu rugo. Ariko ikintu kigutangaza kandi ho ntibiba bikenewe, iyo nagiye mu rugendo nkarara muri hoteli, ndi yaranje nkasiga igitanda cyanjye nkishyize ku murongo ngo ataza kuvuga ngo hano harimo hararara umugabo w'akajagari. Kandi stili nubwo mba nasize mbitunganije, baraza bakabisasura bakongera bagasasa, ariko ndashaka gutanga agasura keza ngo bajye bamenya ngo hano harayemo umuntu kame mu wiyubashye. Siko bimeze iyo dusohotse hanze, dusohoka nka namani, hanyuma twataha tukaba ababembe. Ababembe b'imuhira ndabashuhuje, ariko ndabizi muhumure mwebwe nta barimo hano, nabari online batasenze, kuko abasenze hano mwebwe rwose na buriya ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishaka ngo duhinduke, cyane cyane duhinduke hahandi aho abantu batatubona, nibwo uzamenya ko wahindutse. Hahandi wicara wenyine nturebe porunogarafi kuko wahindutse. Hahandi wicara ukarara muri chambre muri hoteli nturebe filime zitemewe kuko wahindutse. Hahandi ujya mu mujyi batakuzi nturarane n'indaya. Ibyo ndimo kubabwira ni ibintu nzi bijya biba no mu bantu b'Imana. Nigeze kujya muri Amerika, noneho rero abashyitsi abari bantumiye nk'umushyitsi barabanza bampa briefing, barambwira ati rero umuntu w'Imana utubabarire hotel ugiye kuraramo ntuzarebe ikintu cyitwa adult movies. Ndaseka kujyayo nize muri Amerika, system zaho ndazizi, ahubwo nariko adult movies ndazizi. Ngo rero ngo ntabwo bize, ngo hari mugenzi wawe w'umunyafurika ngo uherutse hano, ngo yamaze icyumweru atashye, ngo baduha bill. Umva, iyo urebye ziriya filime z'urukozasoni bita adult movies, bacaginga room yawe kuzo ziba ziri kuri cable, bakacaginga icyuma. Uko urebye imwe bikajya kuri fagitire, uko urebye indi bijya kuri fagitire. We rero buri munsi yaryaga nka tubiri. Noneho bagiye kwishyura basanga fagitire ya adult movies irarutiye icyumba. Baravuga ati ariko ibyo ari byo byose umushyitsi wacu n'umuntu wiyubashye ntashobora kuba yararebye, mugomba kuba mwibeshye ibyumba. Baravuga ati ibi bintu ni automatique, icyumba urebeyemo nicyo kiba charged, kandi abakozi bacu ntibashobora gukora iryo kosa kuko amasaha byarebwe
aragaragara, yazirebaga nimugoroba. Ndamubwira nti yewe nti hano ndahazi, kandi niyo hataba hano jewe mfite Imana imbona niyo ntari iwacu, mfite Imana imbona niyo nakinze icyumba cya hoteli, mfite Imana imbona ikamenya n'ibyo ndeba muri telefone, ikamenya n'ibyo ndeba kuri televiziyo, ikamenya n'ibyo ndeba ndi jyenyine. Uko ni duhindurwa no guhura n'Imana ukayimenya. Kandi bimvuze namwe birabareba. Nkijya muri cyber cafe, ubu ngubu internet yaroroshye, ntitukijya muri cyber cafe. Internet yaje wacu muhira, ufata liquid cyangwa ugafata kanari ugakubitamo ruta mu rugo iwawe hakaba hari internet. Kera tugiye muri cyber cafe nabwirwa niki cyambwiraga umwana urimo kureba porno yajyaga mu nguni akayiheza kugira ngo hataza kumenya icyo arimo kureba, ariko nanjye nkabindyarya nkayimindyamiriza. Ari ukuntu winanura gutya ukareba ibyo umuturanyi wawe arimo kureba. Abana benshi najyaga mbafata barimo kureba porno ntibamenye yuko bari hamwe n'umupastori w'inkubagaye. Abesisha ubwo koko ibyo bintu ureba nibiki. Ubu waje hano muri siberi kureba yamanjwe. Ubu rero aho haziye biriya bigoryi byitwa smartphone, kiriya kintu bita ngo ni smart, ni ikigoryi kitabaho. Hari n'igihe kikuzanira ibyo udashaka kureba. Nturajya kuri YouTube wishakira ubutumwa bwiza ukabona haje ibintu by'ibishego. Iyo uri umuntu utazi Imana urabyumva, iyo uri umuntu utazi Imana urabireba, ariko iyo uri umuntu uzi Imana uravuga ngo ya iyi mihanda sinyigendaho kuko Imana irandeba. Transformed by an encounter, transformative encounters, ingendo zihindurwa n'uwo mwahuriye muri urwo rugendo. Haleluya. Uyu munsi reka ne kurondogora kuri icyo ngicyo, tugiye kureba umuntu wahinduwe no kugendana n'Imana, umugabo witwa Aburahamu, sekuruza w'abizera. Haleluya. Aburahamu buriya ndatangara cyane, nabanje kujya ntabyumva, ariko bukeye Imana irabisobanurira ndabyumva. Nibazaga ukuntu Imana yifata igafata umuntu umeze nka Aburahamu ikamwita sekuruza w'abizera. Aburahamu buriya ngewe nkunda kwiga abantu buriya niyo nicaye ku kibuga cy'indege biranshimisha cyane kwiga abantu, nkicara nkareba abantu bagenda gusa. Buriya iyo wicaye ku kibuga cy'indege ubona isi, abajya bagenda mu ndege murabizi, ushobora kwicara ahantu ukegama ukareba abantu bagenda, ukabona umuntu urimo kugenda yivugisha, agenda yivugisha ukavuga uti byamucanze tu. Ukabona undi aragenda, umugore aragendera hari umugabo agendera hangaha, ukabona bombi bariko baragenda bahumeka umwuka ushyushye, ukavuga uti bariya batonganye tu. Ukabona undi, mbese ushobora kwicara ku kibuga cy'indege ukabona abantu bose bahanyura mudu barimo. Nkuko no mu rusengero ushobora kwicaramo nkabona abasinzira, nkabona barimo, ariko sikumujye mukora ubugoryi. Erega hari abantu rero babibwira ngo ntawo bareba. Icyambere ujye umenya ko mu rusengero ho n'Imana ibikureba, ariko nanjye ndakubona. Jewe ntabwo njya nigisha ndeba mu bitabo gusa, nigisha ndeba wa Kristo. Ibyo mu bitabo mba nabishyize mu mutwe nkaza mbareba. Umuntu akicara ukabona ari kuri telefone arimo aracatinga, ese umuracatinga kuri telefone uri mu iteraniro ugira ibiki? Jewe hari umunsi nzaza hano kiriya kigoryi nagisize mu rugo, nuko dutura amaturo dukoresheje momo, ariko ngira ngo ngiye kujya nsubira kuri kashi nyazane mu muvuga ko kiriya kigoryi kirashukana. Hari nubwo ujya mugiye kureba Bibiliya ukabona akantu kuri X karapopinze ugahita ukandaho ukajya kukareba. Niba mbeshya ni mumvuguruze, ndababona. Rero icyo ndimo kubabwira, buriya Aburahamu, reka nigarukire kuri Aburahamu kuko icyo ni ikindi. Aburahamu yahinduwe nkuko natwe twese tugomba guhinduka. Aburahamu yatangiye nk'abandi bose, kumwita sekuruza w'abizera rwose byo ndagira ngo uyu munsi tuze kubyumva kandi turebe ukuntu Aburahamu yahindutse mu rugendo rwo kugendana n'Imana, kuko natwe niko bigenda. Bibiliya itangira itubwira, ntabwo batubwira ko Aburahamu yatangiye neza, baratubwira mu gice cya 11, baratubwira ngo Tera, umurongo wa 26 w'igice cya 11, ngo Tera yamaze imyaka 70 avutse abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Urundi rwo rubyaro rwa Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya.
Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miluka, umukobwa wa Harani niwe se wa Miluka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we, bava muri Uru y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaharamye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Njya numva abantu bavuga ngo Tera ngo yacuruzaga ibigirwamana, ntaho byanditse muri Bibiliya. Izo ni za nkuru z'abavuga butumwa mba ntazi aho bazikuye. Nta hantu na hamwe ndasoma muri Bibiliya ko Tera yacuruzaga ibigirwamana. Ariko ikigaragara nuko Tera, iyo usomye mu gitabo cya Yosuwa, aravuga ngo nimuhitemo niba muzakorera za mana basogokuruza bakoreraga harya hakurya ya rwa ruzi muri icyo gihugu cy'Abakaludaya. Cyari igihugu cy'imana z'abapagani. Bivuga ngo Aburahamu yavukiye mu isi y'abapagani batazi Imana. Ariko se Tera niwe wabanje kwimuka atura i Harani. Aburahamu ahabana na se. Tera amaze gupfa nibwo Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyanyu. Mwite kuri aya magambo. Impinduka ya mbere yatangiye umunsi imubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Iyo nicyo gice cya mbere. Iteka ryose iyo Imana igiye kuduhindurira ubuzima, hari ijambo rimwe rikomeye irabanza ikakubwira ngo va. Halo, irabanza ikakubwira ngo va mu byo wari urimo, va mu byaha wakundaga, va muri ibyo ngibyo. Rero hari abantu bicara bakimika ibintu bakumva batabivamo. Ariko ibi bintu biraryoshye rwose, ntabwo ibi bintu umuntu yabireka pe. Mujya mwumva inkuru y'umugani wa Nkongwa. Nkongwa, ngira ngo Nkongwa ntawe utayizi kuko nubwo bamwe mutabaye mu cyaro ngo murya imisigati ariko murya ibigori. Hari igihe ugura ikigori ugasangamo imbere harimo akantu kameze nk'umunyorogoto cyangwa kameze nk'akanyabwoya kitwa Nkongwa. Nkongwa rero iteka ryose iyo ugiye kurya ikigori usanga Nkongwa yari igeze hanze isohoka. Kera umuhinzi yabwiye Nkongwa, aramubwira ati Nkongwa mvira mu kigori ngiye kugica ngiye kugiteka. Nkongwa iti ariko kino kigori kiraryoshye. Ibigori arabitema, ageze mu rugo arabivovora, arabwira ati rero Nkongwa, dore ibigori bigeze mu rugo, nabivovoye ngiye kubishyira mu mazi nyateke, va mutarapfa. Nkongwa iti ariko ahantu ko hankura birakomeye, urambwira ngo mvemo ariko hararyoshye. Arambwira ati ariko Nkongwa nubwo haryoshye hashobora kuguhitana, dore ibigori mbishyize mu mazi aracyakonje wasohokamo. Nkongwa iti rwose nyihanganiraho gatoya mbanze ni nyunyuzeho gake ko hano hantu hararyoshye. Fayina aravuga ati ariko ko mbona Nkongwa idashaka kuvamo, ni isarura ibyo yabibye. Kubitamo umuriro utangiye kuzamuka, amazi atangiye gushyuha, Nkongwa iti ndasohotse, isanga amazi yatabuye hapfa Nkongwa. Abantu benshi nuko bagwa mu byaha. Ati nzabivamo, hari ubwo nzabivamo, hari ubwo nzabivamo. Iteka ryose y'Imana ihuye nayo irakubwira ngo gira ibyo uvamo, gira ibyo ureka, gira ibyo urekura. Abantu benshi bafite ibintu bacigamatiye bakomeyeho, yanze kubirekura. Arabizi yuko bimugirira nabi, arabizi ko bimusenyera, arabizi ko bimwangiriza, arabizi ko bimwangiza, arabizi ko bimuhombya, ariko Imana ikubwiye ngo birekure, ntabwo ushaka kubirekura. Cyane cyane ko biba rimwe na rimwe bigeraho byaraguhenze. Hari ibintu umuntu ageraho byaramuhenze kandi bigiye kumusenyera. Umuntu akamara iminsi muri uyu mujyi ho bireze, yirukanka inyuma y'umugore utari uwe, akamuhendahenda, akamubyinira, akamucacura, akamuhonga, akagira gute, akamutaba amafaranga menshi. Hanyuma akavuga ati uru amafaranga amaze gutanga kuri uyu mugore sinshobora kumureka, yarambenze. Sawa, yaraguhenze ariko n'urugo rwawe rugiye gushya tu. Herego ukabona umuntu arakomeje ngo byaramuhenze, byaraguhenze ariko biragusenyera. Ngo umwami umwe yigeze kugenda, nabisomye mu nkuru z'Abarabu, ibyo bita Conte de Mille n'indwi, asanga
ahantu mu cyari iyo ngiyo batazi gutandukanya umwami nyiri igihugu n'abandi bose, ngo abona umuntu utoragura ibintu ku cyavu, kandi yari umugabo, yatoraguye ibintu by'imigati, yatoraguye ibintu by'ibiribwa babajguye ku cyavu. Arabirata rwose, mu gihugu cyanjye hari abantu bakirya umwanda. Abwira umwe mu bagaragu ati genda umbwire uriya mugabo aguhe biriya bintu. Aragenda aramubwira ati boss arambwiye ngo ibyo bintu ngo muguranire. Ati unguranire iki? Ati ndaguha amafaranga mbikugurire hanyuma ujye kugura ibiryo byiza. Aramureba tarararararara, abakire muzajya mudushuke, ibi bintu byanjye natoraguye bingoye, nabitoraguye bimvunnye, nabyutse kare ndabirarira, noneho maze kubigwiriza ngo nimbiguhe ubigure. Wabonye ndegura bene ibi bintu ko ibingibi tubitoragurira ubuntu. Aramubwira ati ndamafaranga rwose ndabikugurira. Ati banzu yame. Arayamuhara yareba, aravuga ati urera aba bantu ndabazi. Ubu aragira ngo nimara kubimuha ahita mfatanya kumbura no mafaranga, hanyuma ibintu byanjye bitware n'amafaranga yasubiranye. Ngo agenda ikigongogongo, bya bintu arabifite ariko n'amafaranga arabifite. Umugaragu aramwihorera agenda, ayibonye ageze kuri safe distance ashyira bugera ariruka. Nubwo umwami aravuga ati yo, uretse no kugira ubutindi bw'imibereho afite n'ubutindi bw'imitekerereze. Kandi natwe kenshi niko tumera ku Mana. Urashaka gutwara agakiza mu kuboko kw'iburyo, mu kuboko kw'ibumoso ucigatiye ubusambanyi, mu kuboko kw'ibumoso ucigatiye ubujura, mu kuboko kw'ibumoso ucigatiye ibyaha. Ntabwo bikora. Halo, ko muhise mukonje ariko n'igihe ubijimishije, ndebye mu maso mbona pe murijimye. Hari ibintu Imana ibwira abana birabwira ngo Aburahamu, hari ibintu nshaka niba ugiye guhinduka ukaba sekuruza w'abizera, hari ibintu ugomba gusiga inyuma, hari ibintu ugomba kuvamo, hari ibintu ugomba kureka. Va mu gihugu cyanyu. Iyo Imana ivuze ngo va mu gihugu cyanyu, va muri iyi mico. Wamfatira abanyarwanda akababwira gutyo, akavuga ati nimuve muri iki gihugu cy'inzangano, muve muri ubu buhutu n'ubututsi n'ubutwa bwanyu, mujye mu gihugu cy'amasezerano cy'ubwoko bw'Imana. Ariko mbabwire, ubuhutu bwacu n'ubututsi bwacu shaho tubukomeyeho. N'ubu ndabizi bamwe murahita munyita umunyapolitike, murahita munyita umupfube w'umuvugabutumwa, murahita munyita amazina, ariko uko byagenda kose Imana irababwira ngo bivemo cyangwa ubigumane. None se wa mugaragu nababwiraga ntiyirukansa atwaye ifeza ya shebuja, atwara n'ibyo avuye gukura ku cyavu. Hari ibintu Petero yavuze ngo hari ibintu twarazwe na basogokuruza by'imbura mu maro tugomba kuvamo. Bamwe barasenga barangiza bakajya kubandwa no guterekera. Ubu na hano wampa igiti kibipimo, umukobwa atinda kubona umugabo akajya kubaza umupfumu, Imana yawe yarapfuye. Bakamurya amafaranga n'umugabo ntazi. Ndakubwira umugabo uzakura mu bapfumu n'ubundi azaguhagamo. Umugabo utahawe n'Imana, umugore utahawe n'Imana azaba ari kamuhagama nka ya ngoma ya Rwabugiri. Aba muntu ariko barashaka gufata iby'iburyo n'iby'ibumoso ntibareko. Imana ibwira ahora ngo va muri iki gihugu ugende. Icya kabiri, reka twihute ne kuko Imana igiye kuduhindura igira ibyo dusaba kuvamo, ariko hari n'amasezerano iduha kuko niyadukurura. Iramubwira ngo Aburahamu mugume muri cya gice cya 12, uva muri iki gihugu kimeze gityo, uru y'Abakaludaya aho basenga ibigirwamana, uru y'Abakaludaya aho bafite imico imeze kuriya, uru y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Amen. Icya mbere aramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Cyose kimwe. Icya kabiri, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izahirwa umugisha. Amasezerano 3. Irya mbere, nzakugira ubwoko bukomeye. Amen. Kandi nzabana nawe, nzakurinda, uzagerageza kukuvuma azambona. Amasezerano nkundi irinda rikunda cyane, ko uzakuvuma azambona, nanjye nzamuvuma. Nzakubera umurinzi, nzakubera umurengezi. Icya gatatu, ibyo uzakora byose nzaguha umugisha, ariko nawe
uzabera abandi umugisha. Ibyo bintu uko ari bitatu, iyo Imana yaduhaye amasezerano, ujye umenya ngo gukura kwacu, gukura muri bya bindi tuvamo, hari ibyo tuvamo ariko hari n'ibyo tuba dusanga, ni nabyo bidukurura bigatuma tujyamo. Irakubwiye ngo uva mu gihugu cyanyu muri ya mico n'ibiki byose, urangije uve mu bantu bawe, uve muri cya kigurupu ugendamo, uve muri cya kigare ugendamo, usige ya maniga n'abajama n'abandi bose. Hari amaterime agwiriye muri ino minsi, abahungu ngo bagira amaniga, ngo bagira abajama, abakobwa n'abagore sinzi icyo mugira, ariko kugira ngo mugira ba happy ladies. Hari n'ibitsinda by'abagore byatangiye kuza by'ubugoryi biri hano hanze byitwa happy ladies. Ariko simvuga ko ari bibi, hari n'abifite ako kazina keza ka happy ladies, ariko hari impamvu mbivuze gutyo suko nshaka kuvuga ko bafite iryo tsinda bakora nabi. Oya, hari amatsinda ngo yo kwidagadura, ugasanga abagore bagiye kwidagadura, bagiye rake Bunyonyi bonyine batajyanye n'abagabo, bagiye muri picnic ku Gisenyi bonyine, kandi ikintu kibabaje bagahurira n'abagabo bameze nkabo, hanyuma mu minsi mike ukabona ingo zahiye. Imana ikavuga ngo vayo. Iyo ikubwiye ngo vayo, hari amasezerano iguha. Ayo masezerano Imana iduha niyo tugeragerezwamo. Ko burya ubuhanga bwa Satani ni ukutwereka ko ibyo Imana yatubwiye ishobora kuba yaratubeshye. Reka dukurikire urugendo rwa Aburahamu ajya guhinduka umuntu wo kwizera. Isezerano rya mbere Imana yamuhaye yaramubwiye ngo Aburahamu, nzakugira ubwoko bwinshi, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Satani aravuga ati sawa, reka tubirebe. Ijambo rya mbere twabonye kuri Aburahamu no kuri Sara ni iki? Baratubwira ngo Sara yari ingumba. Satani akavuga ati uyu mugabo haniho nzamukarangira, umva yuko Imana izamuha umugisha, urubyaro rwe rukangana n'umusenyi wo ku nyanja, nta mwana uzabona. Igice cya 15 badusomeye, Aburahamu Imana yaje kumugenderera amubwira ngo Aburahamu, nzaguha umugisha. Ibisubiyemo amubwira ngo uzamuhe umugisha se? Uwuhe mugisha? Kubera yuko uriya mugisha wo kurindwa Aburahamu yari yamaze kubona yuko bikora, kuko mu gice cya 12 Imana yamuhaye isezerano yuko izamurinda. Ariko mu gice cya 12 ageze mu gihugu cy'amasezerano, Satani aravuga ati uyu mugabo wenga nze mwerekeye ko Imana yamubeshye, iki gihugu ntizakimurindiramo, iteza y'inzara. Inzara iratera i Kanani ngo iba nyinshi cyane. Ntabwo ari Imana yabwiye Aburahamu ngo namanuke ajye muri Egiputa. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa. Ageze muri Egiputa bareba umugore we, ariko uriya mugore agomba kuba yari mwiza, umugore w'umukecuru w'imyaka 50 n'iyindi, ngo abagabo bo muri Egiputa bari muri byo babona ari inkumi. Hari igikundira Imana igomba kuba yari yaramusize, simbizi. Ngo baragenda bavuga ati umugore nk'uyu ntakwiriye uriya mugabo, akwiriye Farawo. Baraza, Aburahamu abwira umugore ati nawe unyemerere ujye uvuga kuri mushiki wanjye mugirireho umugisha. Sara bamubajije ati uriya ni musaza wanjye, bati tukakujyana rero. Umusaza we bamuha inka, bamuha indogobe, bamuha abagaragu, bamuha abaja. Mu yandi magambo Sara baramukwa, Farawo aramutwara. Ariko kuko Imana yacu ni Imana itagihinduka, ni Imana itagireka amasezerano yayo, iragenda ijya kwa Farawo ibateza ubugumbi, bateza indwara. Abajije abakonikoni n'abapfumu baramubwira ati nukubera uriya mugore w'abandi watwaye. Farawo aramuzanira amwita wa mugabo we wambeshye iki? Si we wambwiye ko ari mushiki wawe? Ko Imana yaguhamagariye kuba umugisha ku cyo ubaye umuvumo. Ibinyoma byawe bitumye utubera umuvumo aho kutubera umugisha. Subirana umugore wawe, ndakongerera n'andi mafaranga ariko unsabira umugisha. Iyi mivumo ituveho. Ubwoba bwa Aburahamu bwatumye aba umuvumo aho kuba umugisha. Iyo agera yakabwira ati uyu ni umugore wanjye, Imana yari kumurinda. Ariko kariya kageso kwa Aburahamu sekuruza w'abizera kabagayo, kuko nimureba ntabwo ari rimwe. Hari yageze Igerari abwira umugore ati reka dukore kagakoryo, twongere dukore kagakoryo, ariko ubushize ntitwagakoze. Muze kureba mu gice cya 20 bakunda gusoma Bibiliya. Aburahamu umwami w'Igerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Ageze Igerari aramubwira ati ariko hano batatuzi, reka twongere dukore kakantu, hanyuma twongere tubarye kasha. Numvise mbona no mu gihe hari abagabo bagurisha abagore, ariko na Aburahamu noneho
uburinzi bw'Imana butuma Aburahamu ava muri Egiputa, ariko avayo Imana imuhaye umugisha, kuko iyo uri umunyamugisha aho ugiye uba umunyamugisha. Kuko Aburahamu icyatumye Imana imwihanganira, mushobora kubwira ngo henga mwigane nanjye ngo buri oya, icyatumye Imana imwihanganira yaragiye kuba sekuruza w'abizera, niwe Imana yari itangiriyeho ngo abantu bige uko umuntu agendana n'Imana, ikakwihanganira mu makosa, ikagukosora kugeza igihe uzaba icyitegererezo. Ariko natwe niko itugenza, iyo ugitangira gukizwa hari amakosa ukora, Imana ikavuga ngo ya aracyari umwana. Ariko ubu ngubu ugiye umaze imyaka 43 ngizwa, hari amakosa niyo nayakora, wowe ugikizwa uyu mwaka ushobora gusubira mu byaha ukanywa inzoga ugasinda ugasambana, ntabwo bizatera urusaku. Ariko ngewe umaze imyaka 43 ngizwa, ndamutse ngiye bakansanga nasinze, polisi yamfashe igapima arukometri kerekana ko nasinze, bakanshyira muri gereza nkamaramo iminsi 5 n'imodoka yanjye ifungiye kuri polisi, byahinduka inkuru. Baba ngo wa mupastori wajyaga wiyasira kisihinga bamufashe yanyoye nyinshi. Kubera iki? Kubera hari ibyo Imana itazihanganira. Hari ibyo Imana yihanganira ku mwana, ariko hari n'ibyo itihanganira ku mukuru. Umwana bashobora kumwambika lanje akinyarira, ariko ubu naje mu rusengero nambaye lanje, mwavuga ngo ariko something is going wrong kwa pastori. Uzi ko asigaye yambara lanje? Murumva icyo bishaka kuvuga? Rero nimubona iby'Imana yihanganiye kuri Aburahamu, ntuzabihindura isomo kuvuge ngo nanjye zabyihanganira. No, iyo ukiri muto hari iby'Imana ikwihanganiraho, iyo umaze gukura hari ibyo natwe no mu buryo bw'abantu. Ariko Aburahamu Imana iramwihanganira, agurisha umugore Imana iramumugarurira, amubwira ngo Aburahamu soko ngendana n'abantu, iyo nakubwiye ko nzakurinda nzakurinda. Ariko ntibibuza yuko nyuma yaje kongera kubigerageza. Kubera iki? Kubera umutima w'umuntu. Hari igihe ukora ikosa ukongera ukarikora, Imana ikakubwira ngo nurikora ubwa gatatu nzashyiraho towa. Aba mu makosa muhora musubira mu mwihane. Ariko uburinzi bw'Imana nimureba mu gice cya 12 n'icya 13, Imana yari yatangiye kwigisha Aburahamu yuko uburinzi bwayo bumubaho. Igice cya 13 Imana ikosora ikosa Aburahamu yari yakoze atwara Loti. Imana yamubwiye ngo Aburahamu va muri iki gihugu usige n'umuryango wawe, ariko ngo agiye kugenda atwara Loti. Ikosa rimwe Aburahamu yakoze ryamubereye ribi kandi rihemukira na Loti. Ko Loti yaramutwaye, kandi Imana yamubwiye ngo asige umuryango uretse we na Sara, atwara Loti. Wagezeyo buryo uturanye n'umunyamugisha nawe umugisha ukuzaho. Mama yajyaga atubwira ngo umuturanyi wawe nabona umugisha ujye wishima, ngo kubera ko niyo atakugirira umumaro ngo nibura ntazakwiba, ngo nawe ni umugisha. Burya nta kintu kiza nko guturana n'abanyamugisha. Urarwara wamuhendahenda akaguha lift akakujyana kwa muganga, cyangwa yagusanga mu nzira kuzi akaguha lift. Uturana n'umunyamugisha. Aburahamu yaturanye na Loti, uko imikumbi ya Aburahamu yiyongeraga n'iya Loti iriyongera, bigeza ahantu abashumba babo batongana, batangira kurwana. Aburahamu aramubwira ati Loti, aho kugira ngo dutongane turi abavandimwe, ca inzira yawe kandi igihugu nkishyize imbere yawe, utoranya aho ushaka kujya. Loti byamubereye umuvumo. Kuva mu gihugu Imana itamubwiye akajyana na se wabo Aburahamu byamubereye umuvumo, kuko yagiye gutoranya ku Gisodomu na Gomora. Kandi ngo abantu b'Isodomu na Gomora ngo bona bari baronora ingeso zabo. Loti ageze Sodomu na Gomora hamubereye igihombo kuruta twamubereye inyungu. Hari ibintu bigaragarira umuntu ko ari byiza, amaherezo bikamuzamubera igihombo. Isodomu na Gomora yagiyeyo, agezeyo asanga abantu baho koko ingeso zabo ni mbi. Yinjira Isodomu na Gomora, ingeso z'Isodomu na Gomora zinjira mu bana be. Yagiye gusohoka Isodomu na Gomora, igihombo kinini. Ibyo yari yararonyeye Isodomu na Gomora bisigarayo. Umugore yari yarashatse asigarayo. Abakobwa be basohoka Isodomu na Gomora, ariko ibasohokamo. Baragenda bageze mu musozi baramusindisha abatera inda. Amateka ya Loti barayica, bamwicira izina. Ariko bivuye ku ikosa rimwe Aburahamu yakoze.
byo kumujyana atagombaga kumujyana, ariko ubwo nabwo yari arimo kwiga, kuko mu gice cya 14 Loti bamutwaye nk'umunyagano, ariko kuko Aburahamu yari yamaze gusobanukirwa ko afite Imana imurinda, yavuze ngo uzagushakaho intambara ni gihe uzamurwanya. Yatwaye abasirikare 380 kugira ngo bari na 5 ndetse aragenda arwana n'abami 5 arabatsinda, agarura iminyago yose, kuko yari afite Imana isohoza amasezerano yamubwiye ngo nzabana nawe, uzakurwanya n'icyo uzamurwanya. Icyo cy'Aburahamu yari yamaze kugifata, yabyize ate buhoro buhoro, Imana igenda imukosora. Buriya reka mbabwire, niba mwajyaga mufata amasezerano y'Imana mukayagenderamo, kera njya mbibwira abantu, muzumva ari kenshi muze kubivuga hano, buriya yagiye ikintu gishobora kunkura umutima ntabwo cyaba cyarakorewe mu Rwanda, made in Rwanda, umupango wakorera mu Rwanda wose ntabwo wankura umutima. Kubera iki? Mu Rwanda nabonye abantu bica abandi, kandi nanjye mu bagombaga kwica ndi musinapfa. Mu Rwanda banyambuye akazi nakundaga, hanyuma mbona rakomeje mbayeho. Mu Rwanda ntacyo ntabonye mu Rwanda, shikaje kuzapfa gusaba kampamba, ariko ubundi rero hari ikintu Imana ikwigisha ikakubwira ngo ariko ntiwibuka cya gihe ibi ngibi ko byabaye nkakurinda, ntiwibuka ko cya gihe nibi byabaye nkakurinda, ntiwibuka ko cya gihe n'akazi bagatwaye nkakubeshaho. Wageraho ukajya uvuga uti fine, ariko byo wamwe nta kibazo, kuko hari ibintu Imana ikwigisha amasezerano yayo iyakwigishiriza mu bigeragezo. Ndagira ngo irisomo mu ryumve, amasezerano y'Imana tuyigira mu bigeragezo, kuko Imana irakubwira ngo ndagukunda ikagushyiraho bakwanga, none ikajya ikubwira ngo ariko urwango rwawe rugutwaye iki? Kugewe nigiye ukurinda, nigiye ngabigukingira, bihorere bakwange. Nimusoma muri kiriya gice cya 15, Aburahamu yaravuye kurwana n'abami 5, agomba ko yari afite ubwoba. Imana ituma Melikisedeki, umwami w'Isadeki, ngo aragenda aramubwira ngo genda ubwira Aburahamu ngo nigiye ngabigukingira. Bariya bami ntibagutera ubwoba, n'ubwo wabanesheje niyo bazagaruka bazasanga nkihari. Aburahamu agira confidence, none batangira kugenda yebe. Ariko mu masezerano Imana yamuhaye rimwe ryanze gusohora. Umugore we n'ingumba bavuye i Harani, umugore ari ingumba. Mu gice cya 15 kibadusomeye, Imana isubiramo irambwira ngo Aburahamu dukorane isezerano, nzaguha umwana uzava mu rukizi rwawe mu nda ya Sara. Yarakitwa Sarayi. Aburahamu ngo uzamuhe umugisha, ndagenda ndi incike, umuzamu umugisha sumarira iki? Ubutunzi warabumpaye, ariko se bumariye iki? Ko unzabura gereza ari umudamasiko tutagira icyo dupfana. Imana iramubwira ngo yasiko bizamera, umwana uzabyara niwe nzaguheramo umugisha. Haleluya. Ariko Aburahamu biramugora, kuko mu gice cya 16, ndagira ngo tumukurikirane twiyude. Mu gice cya 16 Sara nawe yaramaze kurambirwa, aramubwira ngo Aburahamu va mu mashyengo, Uwiteka y'Imana uhora uvuga yangimye urubyaro, yanze ibyindi byara, fata umuja wanjye Hagari umubyareho umwana mwitirirwe. Bamba Aburahamu yari umuntu w'Imana, w'umunyamahoro, udatera amahane cyane. Njya numva abagabo ngo bavuga ngo ntabwo ari inganzwa, ngo ntabwo umugore yamuvugiramo, nkavuga ni ruzagushyana ndeba. Na Aburahamu yumviye umugore kandi yaramubwiraga ibintu bitari nabyo. Hari igihe yarumva abantu batanga urugero rwa Sara, ngo Sara yitaga Aburahamu umutware we, nkavuga niba mwari muzi ko burya umutware muri uriya rugo yari Sara. Ajya gufata Hagari akamurongora, ni Sara wabimutegetse. Nyuma Hagari amaze kubona atwite, akajya areba nyirabuja akamurebera ku rutugu, akamubwira ngo se ngo ubundi ngo rega urasasa nanjye nkasasa, kandi wowe uri ingumba agenda atwite, jya kuvoma uzane inkwi dutekera umugabo. Sara aragenda abwira Aburahamu ati urabona akasuzuguro kuriya mukobwa niwe wakazanye hano. Aravuga ati reka ndarengana, uriya mukobwa se wamumpaye, ni umuja wawe, musubirana umukoresha icyo ushaka. Sara nta mpuhwe yashyizemo. Njya mbikunda kubyigisha abagabo, nkabwira nuzitonde, umugore narakara ukamubwira ngo uriya mukozi mukoresha icyo ashaka, ashobora no kumutwika. Ureba irwamagana umugore yatwitse umukozi, byarabaye mu myaka yashize kera. Ujye uhagarara hagati umugore utumva curura turura
nawe ubundi umuriro ushobora kwaka mu rugo rwawe. Sara murambwira ngo Aburahamu ngo yategekaga Sara. Sara yafashe Hagari waryamanaga na Aburahamu, utwite inda ya Aburahamu aramwirukana, aramubwira ati mbona ubutsinsino burenga, kandi yaragiye. Imana imusanga mu butayu iramubwira ngo Hagari umuja wa Sarayi. Ntabwo yamubwiye ngo umugore wa Aburahamu, kuko Hagari ntabwo yari umugore wa Aburahamu, Imana yamuhaye. Iramubwiye Hagari muja wa Sarayi, urakora iki hano mu butayu? Ngo mabuja yanyirukanye tusubize iyo waturutse, kandi wumvire nyoko buja. Ubundi nicyo Aburahamu yagombaga kuba yarakoze. Hari igihe abagabo bareka barumuna babo n'abashiki babo n'abandi bagasuzugura umugore bakamuhindura nayo. Ubundi ni duruwa y'umugore kurengerwa n'umugabo, ni devoir y'umugabo. Murumuna wawe, mushiki wawe, nyoko kubyara, whoever, nta burenganzira afite bwo kuza ngo yogere uburimiro ku mugore wawe uhari. Niwe ugomba kubabwira ngo mva rero twumvikane, nta mpeta twambaranye, uri murumuna wanjye, uri mushiki wanjye, uri anti, uri iki, ariko nta mpeta dufitanye. Cyo tuza. Ariko ibyo ngibyo bari bakomye amashyi. Ababyumva n'abafite kwizera guhagije. Erega Aburahamu afite abuzukuru benshi, kuko ntabwo Hagari yagombaga kwikaraga mu rugo rwa Aburahamu. Yagombaga guhindura Hagari mbere y'ukuza. Uriya niwe mugore Imana yampaye kandi afite isezerano. Turura akariro gakeya na feri, urusaku ruke hano. Imana niko yabigenje, iramubwira ati subirayo, kandi yasubiyeyo. Ariko niba mubikurikira neza, nubwo Sara yamwakiriye amaze kubyara umwana we Isaka amaze kuvuka, umva ko Aburahamu ari we wategekaga, aramubwira ati umva noneho twumvikane, umwana w'isezerano yavutse, ukiriya cyana cyuriya mugore we na nyina, n'impumuro yabo sinzongere kuyumva hafi y'ubutaka bwanjye. Ngo bibabaza Aburahamu. Imana iramubwira ati mureke agende, n'ubundi izi shuguri zawe nizo zazanye ibibazo. Aburahamu yari arimo kwiga kugendana n'Imana, kuko nubwo byatinze isezerano byo kubyara umwana w'isezerano ryarasohoye, kuko Imana yacu ibyo yasezeranye no kubikora izabikora. Haleluya. Ni Imana itabeshya, ni Imana itivuguruza, ni Imana itisubiraho. Kandi yivuze ngo mwe muri abana banjye. Yewe mu bintu buriya rero kuba mu Rwanda, nibyo nababwiraga, buriya mu Rwanda nahigiye ibintu byinshi. Kuba mu Rwanda, kera nkimara gukizwa, Imana yanteye umwete wo kwibanda ku masezerano y'Imana, cyane cyane isezerano rivuga ngo nabakunze urukundo rwinshi, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Najyaga nicara nkavuga niko ubu kuko Imana ikankunda, birabanza bimvura umwuka w'ubupfubyi, ko burya hari umwuka ugufataho niyo wawuvuyemo ntumenye ko wawuvuyemo, ukajya wicara ukumva uri imfubyi kandi ntacyo ubuze. Ukajya wibaza ukuntu nujya kurongora ukibaza uzagusabira uzagukwera kuko utagira so. Imana ivuga ngo ufite ikihe kibazo? Abandi bana bafite basegewe nta papa ngira. Hari umunsi Imana yanyicaje irambwira ngo uzumva ryari ku rukundo rwanjye ruruta urw'ababyeyi bose ushobora kubona. Uzumva ryari ko kuba ndi so biguhagije. Ese ubundi ibyo wiri kuvuga ngo so ngo yarapfuye ngo baramwishe bagize bati izo nzangano bitse, ubundi iyo yicwa na accident cyangwa ntaba yarapfuye, ubu se niwe wenyine wapfushije so? Kuramo nkuramo. Rangira ambwira ngo noneho ntuzongere kwita imfubyi, ndi so, nige wakurinze kandi inyereka ibintu yagiye ikora. Irambwira ngo kuba ari imfubyi, nyoko ari umupfakazi, ntiwakuriye iwanyu mu cyaro ku musozi w'iwanyu se ufite diplome ya mbere nini, sangaho kugeza uno munsi. Iwacu kwa mama, kwa data wapfuye turi abana batoya, kwa mama w'umupfakazi w'umuturage kazi utarize na primaire yaratureze mu rugo iwacu. Nijye ufite doctora na masters ebyiri, mushiki wanjye nawe ni nkuko nguko afite masters n'abandi. Ndavuga naguze ko bya bintu ari byo, kuko Imana yatubereye data.
irangije irambwira kandi hakuri yabwiye wana ngumva ngo nzabana nawe, kuko icyo gihe bari barankuye muri university aho nigishaga abanyohereza kwigisha muri secondaire, nkumva nihebye. Imana irambwira ngo ndashaka kukwereka yuko iyo ugendana nanjye aho bagushyira hose ugenda uri umunyamugisha. Ndagenda njya kwigisha muri secondaire troncome, mvuye muri university ndagenda njya muri troncome, umwaka urangiye ya leta yandinganije impa passport njya kwiga mu Bwongereza ari yinyohereje. Ndagenda nkorera masters ndayizana, ngarutse barambwira ati subira hahandi. Imana irambwira ngo subirayo n'igihe wagushyizeyo noneho, kuko hari icyo nshaka kukwigisha. Ndashaka kumenya yuko umugisha wawe utari mu kazi, umugisha wawe uri muri jyewe. Nzaguha umugisha kandi nawe uzaba umugisha. Iri sezerano rya Aburahamu ntamva najyaga ngenda kuko 90 yaraje, twarabonabonye muri iki gihugu. Sinakubwira inshuro bankuye muri bisi, sinakubwira inshuro banciriye mu maso, sinakubwira inshuro bantutse. Ariko nkahagarara nkavuga niko buriya ntabwo muzi ibyo murimo gukora. Mwe murimo muravugana n'umuntu ufite amasezerano. Umusirikare yigeze gufata indangamuntu yanjye arayireba ngo ushaka uko indangamuntu yawe irimo umwanda, shaka kubabwira ntugatuke umuntu ufite amasezerano. Ndamubwira ariko yewe mvuye ruguru iriya za Ruhengeri, yari ikitwa Ruhengeri, ntaho nanyuze hose naje ntanga indangamuntu bakoramo. Nubwo ntabuze washyizemo umwanda, nubundi gihe rwose nta mwanda wari urimo. Warabwo ari byo mubwira wa Kigoryo. Ndamureba na karume nyinshi y'umuntu uzi ko mfite confidence y'urukundo rw'Imana. Ndamubwira nari kurandenganya, ni kuri mukuru nanjye nkaba ndi mukuru, ibise mbikoreho iki? Naravutse nisanga aho ngaho, ngira inama nkora iki ngo ujye mu ruhande rw'indangamuntu zitarimo umwanda. Arandeba, nibwira ko ari umwuka wari umukozeho, ngo urumurokoresha ngo nikigende ngo kandi mujye munadusabira. Ndamubwira ntahandi niyo ntagusabira ubusimba kukiza. Ariko icyo nenda kubereka, hari igihe Imana ikubwira ngo hagarara, ngiye kukwereka ko ari jyewe Imana no muri ibi ngibi nabyo. Ngiye kukwereka ko ndi Imana ikurinda, ngiye kukwereka ko ndi Imana iguherekeza. Yagamba teri ndi y'icyo gihe, kuko burya muri hagati ya 90 na 94 niho kwizera kwanjye kwakomeye, kuko iteka ryose kwizera kwacu gukomerera mu bibazo ducamo. Tugeze hariya, abantu bazi kariya gace ka Ruhengeri, hari ahantu hari university y'abakatolike hirya urenze ugana Musanze, ubundi ni naho yitwa Musanze. Hari ahantu habi bigega byari bya provi ya kera, university iri haruguru y'umuhanda, ibigega biri hepfo. Hari ahantu habaga bariyeri y'ingome, iyo bagukuriragamo bigega nyine ubwo wasezeraga ku buzima. Ndagenda nicaye muri tagisi, umugabo araza afata amaranga umuntu arayafata, ageze ko yanjye yishyira mu mufuka. Aragaruka ngo we sohoka. Mbwira Imana ariko Mana ko nahagurutse nsenze wanzanye hano ngo nze gupfa. Imana yambwira ngo nakubwiye ngo karumutwa tuza ngiye kukwereka ko ndi Imana. Ndicara ati sohoka, ntisinsohoka. Ndajya i Kigali kandi huta kandi mfite akazi ntacyo nje gukora aho ngaho. Ngo nakubwiye ngo sohoka, ndamwe nanjye nakubwiye ngo sinsohoka. Ngo noneho zana Grenade dufite muri ako kamareta, abaturage bose bari muri taxi, mwago nimudukize yakirivuga. Ndavuga ntugize neza kubivuga. Mfungura kamarete nari mfite, hari harimo ipantaro imwe n'ishati imwe na esume na Bibiliya n'indirimbo n'ikaye bigeretse hejuru, nta kindi cyari muri utuntu tw'utuburose. Mfungura gutya nda ngo nabandi bose bari ndabona ngwino ukuremo Grenade wavuze. Abaturage barahindukira ngo ngo muzajya mufata abantu b'Imana mu babeshyire. Ko namwe nigiye ibyo by'amagoronade n'ibindi ntabyo ngendana. Je intwaro yanjye ni Bibiliya, mbwiriza ijambo ry'Imana, ndi umwana w'Imana, izo nzangano zanyu ntazo mbamo. Abaturage baramuhindukiranye bavuza induru. Afandi wabo wari hirya araza ngo hano habaye iki? Ngo afandi ngo nawe ntabwo babitaga afandi, ariko icyo gihe ngo ndimo ndakoresha terime z'uno munsi ngo muzumve. Babaga ari ba chef ko bitwaga. Ngo hano hari uyu mugabo ngo abaturage batoya yerekana Grenade wavuze ko afite, turashaka ngo uyitwereke. Ndamubwira ngo ariko nkubwire ho mwafandi baramubwira ngo bene bariya ntubazi, ngo muhindanga muntu yagende. Bamindanga muntu yanjye bamaze gukinga imodoka bakije, abaturage barambwira ngo ahubwo ngo genda udusengera, ngo rwose wari urenganye, ngo kandi utubabarire. Ndavuga niyo ni y'Amana rero. Nababwira n'izindi stories, kuko nuzaba ahantu abantu bakwanga. Hari abantu mukora mu kazi
Aburahamu yagendaga mu gihugu kimwanga, Aburahamu yagendaga mu gihugu kitamwumva, ariko agendana isezerano. Ariko akagira ikibazo kuko iby'urubyaro byo nta wundi muntu wari kubigiramo uruhare. Ariko igihe kigeze Imana imuha umwana, imaze kumuha umwana iravuga ngo rero Aburahamu, ngiye kugukorera graduation, ngiye kureba niba ko kunyizera. Umwana amaze gukura, nyina amwishimiye, nasa amwishimiye, Imana iramubwira ngo noneho twara uyu mwana umuntambireho igitambo cyoswa, ukora igicaniro, ushyireho inkwi, ushyireho umuriro, ufata uyu mwana umuntambire. Noneho Aburahamu arabitekereza avuga ati iyi Mana ndayizi, niba imbwiye ngo nyitambirire uyu mwana ifite uburyo izamungarurira kuko narayibonye. Aramutwara agiye kumutamba, Imana iramubwira ngo graduation, diplome yawe yuko wasekuruza bawe bizera ndayiguhaye kuko wari utambye umwana wawe. Haleluya. Kuko buriya kwizera kwacu, gukura mu kwizera kwa Aburahamu kwanyuze mu bibazo yanyuzemo. Buri kibazo yanyuragamo cyose byari ishuri ryo kwizera. Ndenda kubabwira bene data nsoza, buri kibazo uzanyuramo cyose ujye wibaza iki kibazo ngo Mana nicyo urimo kunyigisha, kandi iki kibazo ndimo kunyuramo ngiye kukwihambiraho, ngiye kukwizirikaho, kandi icyo nzi ni kimwe, nibi nabyo uzabirangiza. Haleluya. Ndenda kukubwira niba wicayemo hano hari ibirimo kukugora, ntuze kugwa mu makosa yo kwirwanira nka Aburahamu, ntuze kugwa mu makosa yo kujya gushaka abahagari, ntujye gushaka amakosa yo kugwa mu makosa yo gushaka kugurisha umugore ngo bafarawe. Ahubwo fata iki ngiye uvuye ngo hari ikintu kimwe nzi, nibi bibazo nabyo nzihambira ku Mana, sinzabikoreramo ibyaha, kandi icyo nzi ni kimwe, nibi nabyo izabirangiza. Haleluya. Njya mbabwira inkuru y'umwami umwe ngo yaragiye abwira umuntu wamucuriraga impeta, aramubwira ati ndashaka ko ncurira impeta, najya nyireba nishimye nkababara, naba mbabaye nkishima. Mugabo aravuga ati uyu mwami arashaka kunyica. Aragenda ubwira umucuti we, aramubwira ati umwami arashaka kunyica, arashaka agatwe kanjye, yambwiye ngo nimukorere impeta, nazajya aba yishimye nayireba azajya ababara, naba babaye ajye yishima. Aramubwira ati ibyo byoroshye, icyo kizamini rwose ni nk'icyo muri primaire, genda ushaka izahabu nziza yavamo impeta y'umwami, uze nkubwire uko ubikora. Ari impeta arayishaka, izahabu arayizana, arayishongesha, aramubwira ngo andikaho ngo nibi nabyo bizashira. Ibyo gusa ati we byandikeho gusa, nurangiza uyimushyire. Abishyira mu nyuguti ku buryo wari kureba imbere, wari kureba hasi, byari byanditse ku buryo utabimisinga, impande zombi hari yanditse ngo nibi nabyo bizashira. Umwami aragenda, baramubyinira, baramunezerwa, baramubyinira, arebye ku mpeta yaravuga ngo nibi nabyo bizashira. Hari umunsi batazankomera amashyi, hari umunsi nzaba ndwaye niba nakoma n'amashyi ne kunezererwa, hari umunsi arababara. Ariko undi munsi ibintu bigenda nabi, biranga, ahindukiye arebye nibi nabyo bizashira. Arishima aravuga ati icyo nzi ni kimwe, hari n'ibindi nanyuzemo, nibi nabyo bizashira. Reka ndangiriza aho ngaho kwa Aburahamu. Umwana yaramutwaye agiye kumutamba, Imana iramubwira ngo Aburahamu rekera aho ngaho, mbonye yuko unyubaha kandi unkunda, kuko kunesha kwacu, umugisha wacu ugaragarira mu kubaha Imana no kugenda nk'uko ishaka. Uzicara ahantu ujye mu kigurupe cy'abantu bakora nabi, bakubwira uti nudakora nkatwe ntacyo uzunguka, ubabwira utoya sindi bukore gutyo kuko Imana impumugisha, ntabwo inyemerera kubikora. Kandi hari igihe uzahomba ibintu bigaragare nk'igihombo muri ako kanya, uzabone ko harimo inyungu nyuma yaho. Sinzi niba mubyumva, hari inyungu za vuba zihuta. Umuntu akaza akubwira ati ariko tekiniki y'imibare tukuremo akantu ukayitekinika, ejo byagera hariya hepfo wa wundi wakubwiye ngo mutekinike, ndetse wakavamo ugafatwa kuko niwe watekinitse. Akavuga ati ariko ni boss wambwiye ati byanditse hehe. Uzajye mageragero uganire n'abantu benshi bariyo. Hari igihe boss akubwira gukora ibintu ukabikora, warangiza akazakwigarika neza, ukajya mageragero wakikomereza mu mihanda ya Kigali. Iby'Imana yanga ntuzabigemo, uva uru y'abakarudaya, usige icyo kigari, usige ubwo bwoko bwawe, ujya w'Imana izakwereka. Kandi nangize kukubwira ngo kandi niwemera nzaguha umugisha, nunyumvira nzaguha umugisha, nunyumvira nzakurinda, nunyumvira uzaba umugisha.
uzakwifuriza umugisha azahabwa umugisha, kandi uzakuvuma ni jyewe tuzabonana. Imana ibahe umugisha. Wenda wicayemo hano ufite ibintu bikugoye, ufite abantu bakugoye, ufite ibintu bikuremereye, ihambire ku Mana yawe kuko ifite ibisubizo by'ibyawe byose. Ugendane nayo utajarajara, kandi uko Satani yongera imiyaga urushaho kwihambira ku Mana. Abazi gusoma muzashaka igitabo cyitwa Screw Tape cyangwa Tactique du Diable niko cyitwa mu Gifaransa. Harimo idayimoni nkuru yitwaga Screw Tape, irimo nakandi kakana kitwaga Wormwood yari irimo gutoza. None Wormwood bari bayishinze umuntu, namwe ati ikagitanga raporo kwa uncle witwaga Screw Tape, kamwe ati wa muntu namumereye nabi, namuhonyoye, namwiciye ibintu, namuteje abantu, nagize gute. Ariko uncle Screw Tape kamwe ati ariko ndabona ibyo urimo kuvuga, ahubwo ukurushaho kumuteza ibyago ararushaho kwihambira ku mwanzi wacu. Urabo abadayimoni bita umwanzi wabo ni Yesu. Uramuteza ibyago akarushaho kwihambira, wamuteza ibindi akarushaho kwihambira. Ati none nshaka nkubwire, iyi mikorere yawe ishobora kuzagukoraho. Ntabwo ishuri ryacu waryize neza, ahubwo gabanya akariro, noneho umuteza amahoro. Ibyo akoze byose ubireke bimere neza, ibyo agerageje byose ubireke bigende neza, ibyo akozeho byose ubireke bitungane, nibiba na ngombwa umwongerere, kuko namara kuryoherwa n'imigisha azibagirwa uwayimuhaye. Hari igihe Satani aduteza ibyago, yabona tutavuye ku Mana akatureka tukaryoherwa n'imigisha tukibagirwa uyiduha. Uzitonde kuko ibyo byombi bibamo ishuri. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Niba wicayemo hano ukaba uri ku rukarangiro rwa Satani, mubwire ngo Satani nibi nabyo bizashira. Ariko niba Satani yarakurekuye ukaba warajya kugendana n'Imana, none imigisha yamara kwiyongera, wari umushomeri usenga ubonye akazi uragabanya, wari umukene ubana neza n'umugore ubonye amafaranga yiyongereye, utangira kumubwira ko adahuye n'ikigero ugezemo, uyu ni umunsi wo kwicara ukisubiramo ugatekereza ngo ariko aho Satani ntiyaba yaranteje amahoro kugira ngo nkure ku Mana, kuko byomba azi kubikora. Imana ibahe umugisha. Kera twajyaga dusenga za smartphone zitaraza, noneho stupid phones zitwa smartphone zaziye, umuntu amara amasaha 3 kuri WhatsApp, Bibiliya akayiburira umwanya. Ndagira ngo uyu munsi dusubire inyuma twibaze ngo aho ibyo twita umugisha ntibyaba birimo kuba umuvumo. Dusenge Imana. Ariko niwe wumvise Imana ivugana nawe ngo iki ni cyo gihe cyo gusubira mu nzira, kuko wagendaga neza utangira kugenda ukundi, cyangwa se iki nacyo gihe cyo gutangira kuko ari cyo wasobanukiwe, uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza. Zamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, igihe cyo kwirwanirira, kuko hari abantu benshi barirwanirira mu kazi, barirwanirira mu rugo, kandi uko wirwanirira niko wigabaniriza amahirwe yo kurwanirirwa n'Imana. Utuze, ucururuke, umenye Imana izakurwanirira
izakurengera. Turagushimye mwami Mana yacu. Aburahamu umwita sekuruza w'abizera, kandi koko kenshi ibyo yakoze natwe turabikora. Yageze muri Egiputa arashugurika, ageze igera arashaka gushugurika, ageze abonye abuze umwana we na Sara barashugurika. Mana, tujya dushugurika hanze y'amasezerano, tujya dushugurika hanze y'amategeko yawe, ariko uyu munsi turaje duciye bugufi tugusaba Mana ngo uduhe kukumenya, uduhe kumenya amasezerano yawe, uduhe kuyagenderamo, uduhe kumenya imbaraga zawe, ukuboko kwawe gukomeye kubane natwe, kugira ngo tukwizere, kandi nitukwizera tukakwiyegurira, nawe uturwanire udusoreze amasezerano. Urebe ibiganza byose byazamutse imbere yawe, unarebe n'ibitazamutse, kuko mu mitima y'abamwe abavuga ati wabona nzamuye ikiganza yatekereza iki. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu. Turi mu rugendo rwo guhinduka, turi muri nyigisho za transformative encounters, urugendo rwo guhinduka kubwo guhura nawe, kubwo kugendana nawe. Ukore ku mitima y'aba bantu, ukore ku buzima bwabo, ubahindurira amateka, ubahindurira imitekerereze, ubahindurira imikorere. Imbaraga zawe zihindura ubuzima bwa twese. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, ukomeze ugendane natwe, ukomeze uduhindure, ukomeze utwambike imbaraga. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.